wiryama rero ngo Imana yaravuze, ahubwo haguruka ushimire Imana ibingibi imaze gukora, uyereke n'ibisigaye. Abantu twongere tugire umwanya mu mutima wacu, umwanya wo gushima Imana, umwanya wo kunezererwa Imana. Ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro, ibuzuze imbaraga n'umugisha wayo. Uyu munsi nakagaruka, turacyari muri gahunda yo gutangira umwaka, turacyari muri gahunda yo gukomeza gusaba Imana imbaraga. Umwaka ni ikintu kinini, turi ku munsi wa 13 kandi uyu munsi wa 13 ni umunsi wa 13 w'umwaka, ni umunsi wa 13 w'ukwezi. Rero by'umwihariko biradukwiriye ko nk'abanyamasengesho tugira ibihe nk'ibi ngibi. Nari mfite ijambo ryongera kugaruka ku masezerano, kubera ko Imana iguha amasezerano ntiwari wayisabye ko iguha amasezerano. Ikindi cya kabiri, Imana ijya gusohoza amasezerano nta nubwo izagisha inama ko isohoza amasezerano. Umugambi w'Imana ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu, kandi iyo umuntu afite ubuzima burimo isezerano, hari ikintu kimwe gusa abasabwa. Imana iguhereze rero umugisha kubw'uyu mwanya weho udukurikiye, aho uri hose. Ndabizi ko imbaraga z'Imana zihagera, ikibazo cyose urimo imbaraga z'Imana zibasha kugikoraho, ariko nkwibutse ko hari isezerano ufite ry'Imana ryo kubaho amahoro. Nkwibutse ko hari isezerano ry'Imana ufite ryo kurindwa nayo. Reka dutangire n'isengesho ubundi twinjire muri gahunda y'uyu munsi. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, ndagushimye cyane ko uri Imana kandi ukaba uri mwiza. Ubereye mwiza abagutegereje kandi ubereye mwiza abagufite. Ngaho kaze mu mitima yacu muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe tugiye. Mwuka wawe wera yururuke atujye imbere, kandi ubutwari bwawe buze butujye imbere kuko ushoboye byose. Twizeye ko amaraso yawe agiye kudutwikira, twizeye ko imigisha yacu igiye gufunguka, twizeye ko tugiye kwakira ijambo rituyobora kandi riduherekeza mu marembo n'ahakomeye. Urakoze Yesu, amen, amen. Ndagira ngo kuri uyu mwanya mwiza cyane ukomeye ndetse uhambaye, ntabwo umuntu yabasha kumva ijambo kwizera. Kwizera ni iki? Haleluya. Kwizera ni urufunguzo rudutuma, haleluya, kwakira, ruduhesha imigisha, ruduhuza n'ubushake bw'Imana. Kwizera kwa Aburahamu kwamuteye kuyumvira, kuko yari abisanzwe abisanganywe. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye hariya mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 11 ku murongo waho wa 8, reka tusimbuke tuhasome. Abaheburayo ibice 11 umurongo waho ni wa 8. Reka abahageze dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kwizera icyo ari cyo n'ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Ku murongo waho wa 8 haranditswe ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Imana ishimwe cyane. Aburahamu ihamagarwa rye, yahamagawe muri famiye igoranye. Iwabo bakoreraga ibigirwamana, kandi Imana imwitegereje, haleluya, imubonamo ejo hazaza, irangije imuraga ubwami bwose. Imana itanga umugisha. Nkurikiranira ijambo, Imana itanga umugisha ntabwo ireba aho uvuka, ntabwo ireba umusozi ukomokaho, ntabwo ireba akarere uvukamo cyangwa igihugu ukomokamo, ahubwo Imana ijya ireba mu mutima wawe, ikabona uburyo uyishimira, ikabona uburyo uyikunda, ikabona uburyo
uyihamya mu bandi no mu banyamahanga bose, yarangiza igahaguruka ngo iguhamirize, yarangiza igahaguruka ngo iguheshe agaciro muri ba bandi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iyo bisa ngo Imana ikeneye gukoresha abakiranutsi ku bakiranutsi, ntabwo Imana yari burye kwatera. Iwabo wa Aburahamu ntiyari buhage mu bigirwamana, ntacyo yari buhakore. Imana ishimwe cyane. Ariko impamvu Imana yahagurikije Aburahamu hariya, nuko Aburahamu yari izi umutima we irawuhamiriza. Imana ishimwe cyane. Kandi Aburahamu kubwo kwizera kwe kwabanzirizaga no kumvirwa. Ijwi ryamugezeho riramubwira Aburahamu, haguruka. Ngo agenda ameze nk'utazi yajya. Iyo usomye hariya mu Itangiriro ibice byaho 12 habigaragaza neza. Amena. Habigaragaza neza icyo Imana yari imuhamagariye ndetse n'icyo yari ishaka gukora kuri we. 12 iyo usomye ku murongo waho wa 2 haranditswe ngo nzakuhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi abakuvuma nzabavuma, kuko muri wo arimo imiryango yose yo mu isi izaherebwa umugisha. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko nawe ufite amasezerano y'Imana, birashoboka ko nawe ufite kwizera, ariko ugasanga hari kimwe kitarimo kuyumvira. Aburahamu impamvu Imana yamutoranyije, yagiraga kwizera ariko akanumvira n'umwuka w'Imana. Aburahamu icyatumije Imana imugira sekuru w'amahanga yose nuko yari afite ibyo bintu bibiri. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi nawe uramutse ufite kumvira warangiza ukagira kwizera, n'ibintu bibiri. Ibyo bintu bifite Imana ibasha kururuka ikagufasha muri byo. Ntago ninda mu ijambo ry'Imana, ahubwo ndagira ngo tuganire ku mpamvu zimwe na zimwe zituma abantu badasohorezwa amasezerano yabo. Ubundi nta kitangaza na kimwe mu buzima bwawe no mu mateka yawe Imana izakora idakoresheje umuntu. Reka nsubire mu iri jambo. Mu buzima bwawe, mu mibereho yawe no mu mateka yawe, nta gitangaza na kimwe, nta sezerano na rimwe Imana izasohoza idakoresheje umuntu. Swati Imana yarakubwiye nzakugirira neza, hazaboneka umuntu guhereza iyo information yo kubona mu ineza y'Imana. Hari n'uwakubwiye ko azakuruga, hari uzahaguruka aza kuruge. Hari n'uwavuze ko utazabyara akiriho, make azahangana n'ubuzima bwawe kugira ngo utabyara n'ubundi agize ute akiriho. Ariko humura, abaguteze iminsi ntago bazi isezerano Imana yakuvuzeho. Mu by'ukuri Aburahamu n'ababyeyi be bari bazi ko bazabaho kuri gakondo, ariko Imana ijya kumuhagurutsa yaramubwiye ngo va mu gihugu cya so na nyoko, ubasige ujye mu gihugu nzakwereka, ujye mu gihugu cy'isezerano. Hari igihugu cy'isezerano Imana yaguteguriye. Buriya nkawe uramutse ubaye uri kunyumva, ushobora kugira ibitekerezo bibiri. Ni ukuri ntabwo uzabonera umugisha aho ngaho wavukiye, aho ngaho wakuriye, aho ngaho bakurereye, aho ngaho wigiye, aho ntabwo bishoboka. Gerageza uhaguruke, yenda uve mu murenge winjire mu wundi, cyangwa uve mu karere winjire mu kandi. Nibinagushobokera shobora ufata igihugu ujye mu kindi, kubera ko Aburahamu Imana yamuvanye mu gihugu cye yararimo, irangije imujyana muri Kanani, mu gihugu cy'amasezerano. Niho yaboneye urubyaro, niho yaboneye ibitangaza, niho yaboneye ukuboko, niho y'amasezerano yose y'Imana yasohoreye. Imana itugirire neza cyane. Ngira ngo nahoze nkubwira ngo nta kintu na kimwe uzabona cyangwa se hagira umugisha n'umwe ugeraho Imana idakoresheje umuntu. Mu minsi ishije nari ndimo ndasenga, mbaza Imana atari ko kuki amasezerano akomeje gutinda.
kuki abantu benshi bakomeje gutinda mu butayu? Imana yamishuriye ibintu kandi nsanga ibyo bintu ni ukuri. Reka iri yerekwa Imana yampaye ndikubwireho nawe urasanga ari ryo. Urabona mu buzima abantu baharanira kubaho bigira, abantu baharanira kubaho bahangana, abantu baharanira kubaho bashaka kwigaragaza abari bo, kandi Bibiliya hari iki tubwira. Mu Migani 22 ku murongo waho wa 4 haranditswe ngo ariko uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, ni icyubahiro, n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Iyo umaze kumva izi ngororano z'abakiranutsi uhita wibaza ati ese aba ni bande? Aba ni ba bantu babana mu mahoro, aba ni ba bantu baharanira amahoro, aba ni ba bantu batura mu mahoro, bifuriza abagenzi babo amahoro, batanga amahoro nabo ubwabo bakabaho mu mahoro. Igihe cyose utifuriza ibyiza mwene so ntabwo uzabona ibyiza nawe. Ukabona umuntu ubuzima bwe ntashobora kwishimana n'abandi, ni bande bazaza kumwishimira we? Ukabona umuntu ntashobora kwifatikanya na bagenzi be, ni bande bazaza kwifatikanya nawe? Ntibishoboka. Icyo ndagira ngo nkubwire, mu mahishurirwa nahishuriwe nasanze hari abantu benshi cyane. Imana ishimwe cyane. Imana yari kuzakoresha iguha umugisha, maze Satani bitewe yuko yabonagaho umugisha uzaturuka, ngo Satani aze agutware kuri ba bantu mujye guhemukirana, kugira ngo hahandi imbere batazaba igisubizo hehe kuri wowe. Nyamara siyo yari amakiriro, nibyo byafashe Imana kugira ngo yongere ijye kugutegurira abandi bantu bazakubera umugisha. Nyamara babandi Imana yari yarazanye mwaragiranye ibibazo, biba impamvu n'inzitizi yatuma wamugisha utagira gute utakugeraho. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo muharanire kubana n'abantu bose iki? Amahoro. Gerageza naho umuntu yaguhemukira wowe ntumuhemukire. Gerageza naho umuntu yakureba nabi wowe mureke. Gerageza naho umuntu yafata umwanya ku buzima bwe ngo akugirire nabi wowe mureke. Mwihorere, icecekere. Kubera iki? Ejo azisanga ko yahemutse, yongera gushake we ubwe. Imana ishimwe cyane. Naho atanagushaka azagumana iryo pfunwe, azagumana uwo mutwaro, azagumana uwo musaraba. Wowe uzaba wera, uzaba watambutse. Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Wabiba inabi uzasarura inabi, nubiba ineza uzaba usaruye ineza. Imana itugirire neza cyane. Hari ijambo rimwe nabwira abagabo. Burya nta muntu watsindiye isoko ryo kwishingira imibereho yawe cyangwa ubuzima bwawe. Hariya muri Yobu niba ari 14-15 navuga ngo umuntu wabyawe n'umugore ngo aba arama igihe gito, kandi ngo icyo gihe gito kiba cyuzuye umuruho. Nari mperutse guhura n'umugabo afite nk'imyaka nka 45, arangije arambwira ati rwose pasiteri, ati burandi imfubyi, ati none rwose kubera ndi imfubyi, ati buriya, ati ni ibibazo, ati rwose ni ibibazo, ati ni ibibazo pe. Ndangije ndamubwira ati mwene data ko ugomba gukora igihe cyose. Ntabwo umugabo aryama ngo asinzire, ahubwo aryama atekereza ku mishinga yaparitse. Ntabwo umugabo aryama atekereza ibintu bitunguka, ahubwo aryama atekereza ibizamubeshaho igihe azaba atagishoboye gukora. Ntabwo umugabo nyamugabo aryama ngo anezererwe. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu ngo aryama mu nzu, ariko nyamara umutima we yawuraje hehe? Hanze.
mugabo natangiye muhereza inama, muhereza ibitekerezo. Mu gihe gitoya nk'icyo guhumbya yabaye uwundi kandi w'icyitegererezo kizima. Ndagira ngo nkubwire ko hari igihe nzamuzana ahangaha nawe ubwo atanga ubuhamya ko Imana ishoboye byose kandi ko Imana ikora byose. Imana ishimwe cyane. Imana ni inyambaraga, Imana ni inyarukundo, Imana ikunda abakundana, Imana ihereza umugisha abakundana, Imana ihereza umugisha abarushyigikira. Uko nguko niko Imana iteye. Kuba Imana yaraguhaye amasezerano ni kimwe, ariko no kuyarindira wumvira, wizera, wihanganye ni ikindi. Hari igihe njya mbona abantu bamwe hano hanze avuga ati reka ninywere nta myaka 100. Yes, uranywa kubera ko ari nta myaka 100, ariko uyiteguye wayigira ukanayirenza. Aba bantu mubona barama, hari ibintu baba baririnze mu buzima bwabo, hari ibintu baba baritondeye, kandi hari amategeko baba barashize mu bikorwa kugira ngo babashe kurama igihe kinini, kugira ngo babashe kubana n'abandi, babashe kuba abantu b'icyitegererezo. Iyo ujya kubona ukabona papa wawe cyangwa sogokuru wawe agize umusatsi wa kabiri ku mutwe, ukamubona atangiye kwifashisha agakoni, uzamenye ko yakoze. Ashobora kuba yarakoze akwigisha, ashobora kuba yarakoze arengerana n'abavandimwe bawe, ashobora kuba yarakoze arengera umuryango muri rusange, cyangwa akarengera umusozi atuyeho karitsiye, akarengera umurenge we cyangwa akarere, akarengera igihugu cye, cyangwa akarengera Afurika. Birashoboka ko imirimo ye yakoze ari imufashije kugira uyu munsi amasaziro mazima. Ndashaka kugira icyo nsoreza kuri Aburahamu. Aburahamu, Imana umugisha yamuhaye isezerano, ngira ngo tugarukeho. Yaramubwiye ngo nubwo ubona nta rubyaro ufite, ngo ariko reba ziriya nyenyeri. Umugabo Aburahamu arazireba abona ni nyinshi cyane, aramubwira ngo urubyaro rwawe niko ruzangana, ngo uretse n'ibyo ngo ruzaruta umusenyi wo ku nyanja. Imana itugirire neza cyane. Ariko iryo sezerano uyu munsi risohoye Aburahamu atagihari. Birashoboka nawe ko hari amasezerano Imana yaguhaye azasohora utakiriho. Birashoboka ko nawe hari amasezerano Imana yavuganye nawe azasohora utagihari. Wiryama rero ngo Imana yaravuze, ahubwo haguruka ushimire Imana ibingibi imaze gukora, uyereke n'ibisigaye. Ikindi nanone navuga abantu twongere tugire umwanya mu mutima wacu, umwanya wo gushima Imana, umwanya wo kunezererwa Imana. Reka dufate aka kanya dushima Imana, ariko ubwo turaba tuyishima ukomezwe n'uko amasezerano Imana yaguhaye ukwiye guhaguruka ukayarwanirira ngo Imana ize kugufasha kuyuzuza. Ntabwo Imana yakubwira ngo nzaguha imodoka utagira n'ipine hanyuma ngo imodoka izaza. Haguruka, kora imirimo myiza y'urukundo yo gukiranuka. Ishobora kuza ivuye mu maboko yawe, ishobora kuza ivuye mu maboko y'abandi, ariko bivuye kuko wakumvira no gukiranuka. Reka mbaherezemo agatekerezo gatoya. Uko byamera kose, iyo mubona abasirikari bazamurwa mu ntera, hari ababatangira ubuhamya, batangirwa ubuhamya n'ababahagarariye. Ya mico myiza bababonaho, kwa kwihangana, ya discipline bafite, ababahagarariye batanga ubutumwa mu gihe cyo gupromotinga, bagiye kuzamura abandi mu ntera. Akavuga ati mfite abantu 3, shingiye ku buhamya mbatangira, shingiye ku makuru mbafitiye, ndetse n'uburyo mbabona mubazamuye muri izi nshingano, babasha kuzikora neza kubera ko bagira imico myiza, bagira ikinyabupfura. Hari ibyo bajya bavuga ngo umuntu ngo yakora akazi ngo agahawe nande muri iyi minsi, ngo ese ngo umuntu ngo yazamurwa mu kazi ngo akazamuwemo nande. Birashoboka ko wazamuka mu kazi atari uko ukazamuwemo na cyene wanyu, ahubwo kubera ko ukoramo imirimo myiza. Ya mirimo myiza ukumvira umukoresha wawe, ukumvira umuyobozi wawe, ibyo agutegeka ukabikora,
ukabikora neza, ni ngombwa igihe cyo kuzamura abakozi azakuzamura, azagutangira ubuhamya, atari uko uri mwene wabo, ahubwo kuko wumvira, kuko ukora imirimo myiza kandi ukayikora mu gihe cya nyacyo. Rero isuzume, urebe amakosa wakosheje muri iyi myaka turangije, urebe muri uyu mwaka mushya turimo ni ibiki ugiye guhindura mu kazi kawe, mu rugo iwawe, muri famiye, ndetse no mu kazi kawe ka buri munsi. Tekereza, plani izava muri wowe, ibyo ngibyo nubigiramo uruhare, kandi hamwe no kwizera no kumvira, ndabizi ko hari Imana izagukorera igasohoza amasezerano yawe nk'uko yasohereje Aburahamu. Imana yamuhaye isezerano amubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, haleluya, abawe ati nzaguhindura umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, ndetse n'uzakwifuriza umugisha nzamuhereza umugisha. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi muri wowe, haleluya, kandi muri wowe nimwo imiryango 12, haleluya, y'isi izakwira isi yose izaturuka. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana, wibuke ko nawe Imana igufiteho umugambi mwiza cyane. Reka dusenge. Mana data wa twese, wera wa Isiraheli, ushimiye imbaraga zawe, ushimiye ubutwari bwawe. Nta mana yakubanje, nta nezaguheruka. Tubonye ko kwizera ari urufunguzo rudusunika mu masezerano. Iyo habayeho kumvira, reka utwuzuze kukumvira kugira ngo dutangire uyu mwaka tukumvira, kandi tubeho mu buzima bukumvira uhereye uyu munsi n'ibihe byose. Amen, amen, amen. Imana ibampere umugisha. Ku mazina ni Pastor Ezekiel Mfitumukiza. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.